Mwongeye kwirirwa abakunzi ba How to Rwanda TV, kanizere ko mumeze neza, kuko iyo mumeze neza nanjye mba meze neza cyane. Kandi mu buzima uyu munsi biranga ejo bigakunda. So guys, uyu munsi nje kubereka wa mushinga wacu witwa HiFaMe. Mbereke ukuntu tubikuza, kuko twakoze update batwerekamo utuntu twinshi twahindutse, aho mu kubikuza batweretse ibihugu bitandukanye. Reka nze nabyo mbibereke. Mbere wazaga hano wahitamo choice yo kubikura, wakora kuri withdraw, wakora hano bakaguha choice nyinshi ariko bakakwerekamo other countries, ubwo andi ma countries yabaga yemerewe kubikura. Ariko hano barabihinduye dukoza update, bashyiramo Philippines, Pakistan, Indonesia, Vietnam, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Turkey, Egypt, Brazil, Bangladesh na Mexico. Bigeze hano byaraducanze, turavuge se tuzabigenza ute ko tutari muri ibi bihugu? Tubona biragoye, bamwe batangira kwiheba bavuga ese HiFaMe yabaye scam. Ego muri Afrika yatubereye scam, kuko kubikuza nabyo batwemereye. Ariko nka How to Rwanda TV ni kibereyeho kugira ngo dushake inzira zose ikintu cyose cyakemukamo. Niyo mpamvu nagiye nkora ubushakashatsi bwose bubaho kugira ngo ndebe amafaranga yacu tuzajya tuyabikuza gute twakora twamara kuronka tukabura amafaranga yacu. Icyanteye motivation niki cyatumye nacika intege ni iki ngiki. Reka tujye kuri record. Hejuru kuri ka kantu ukoraho, kano kameze nka gatablo, nakoreho. Turebe ngo icyanteye imbaraga kugira ngo nkore iyi research ni iki. Tuze hano hasi. Hano hasi urabona ko hari tariki 7 z'ukwa mbere nibwo bamembye envelope y'amadolari 20. Ati niki cyatumye bamemba? Nukubera gukora cyane. Nakinaga ari amadayisi, nkakora style, biriya byose dukoramo. Nkanagura VIP, naguze VIP y'amadolari agera muri 2, ngura n'uriya muntu buri gihe wenda mugura. Kariya karobo kansarurira. Nkajya kuri live z'abantu amaraho iminota mikeya. Bituma bamemba amadolari 20. Ndavuga ati aya madolari 20 ntago nayahara. Nibwo nagiye nkora ubucukumbuzi bwimbitse, shaka uburyo amadolari yanjye nzayavanaho. Murabona hano nsigaranyeho amadolari 2.23. Urabona ko amadolari 10 nabikuje ari pending, ariko ye ntago wabikora ngo hano bize bibe pending, kuko uburyo dukoresha bumwe bushoboka bujya gusa nka bumwe bwa mbere twakoreshaga. Nibwo ngiye kubereka. So guys, tujyane step by step, ntihagire ikintu kigucika. Uraza ukore hano kuri withdraw nk'ibisanzwe, uhitemo shusha. Kurabona ko ngewe nemerewe $1 kuko mazemo hafi ukwezi muri uyu mushinga. Muri hano kuri withdraw, uyu mushinga ndi kuwukunda cyane kuko uri kumemba neza pe. Ibaza iminsi 30 yose nkaba nkuyemo amadolari 20. Nkore ku $1, nkore withdraw. Umara gukora withdraw uraza muri bya bihugu, barakwereka hano hasi igihugu turi buhitemo cyemera n'ubundi kubikuriza ku ma wallet cyangwa ama Binance. Ni iki cyo hasi bita Bangladesh, kuko urabona barahita batuzanira bwa buryo bwa mbere twakoreshaga. Tujye gushaka address ya RC20, binarabiberetse murabizi, si ngombwa ngo mbisubiremo. Niba utabyibuka ugenda urebe video nakoze bwa mbere, ugenda uzane address uzuyikopiyemo hano, address ya Ethereum. Ndagenda njye muri Binance nibisanzwe, muri add fund, muri on chain, searching USDC. Ibi mpamvu ndi kubikora niruka narabiberetse. Ethereum 20 niyo network batubwiye. Uzu copy ya address, uze uyishyiremo hano, uyipestingemo hano, pasting hano. Urabona yagezemo. Ikimara kugeramo urahita uza ukore hano kuri confirm withdraw, ongera ukore confirm. Baratubwiye ngo sorry, this region is not supported. Ibi ngira ngo namwe mwese barabibabwira. Rero amafaranga ntago bakubwiye gutya yavaho, hoya. Niyo mpamvu ngiye kubereka aga trick kamwe uzakoresha kugira ngo aveho nawe bise gutya nkuko hano ngewe bisa. Aya madolari 20 nayabikuye akiri
pending, ariko bakubwira ko amafaranga ubikuye akugeraho hagati y'umunsi umwe n'iminsi 3. Kandi aya mafaranga ni menshi, ntabwo ari ya 0.1 twabikuraga kahita tugera hako kanya. Urabona biri pending ngewe, kandi mwebwe nibiri gukunda. So urahita ukora iki bigenze kuriya? Urasubira inyuma, uve muri Hi-Fi yawe, uze muri Play Store, kuko ubu buryo muri App Store ntabwo bukunda. Nubwo telefone nkoresha fata record ari iPhone, ariko ntabwo muri iPhone bikunda. We muri Android search urayisanga hejuru, ariko ngiye muri App Store nyisanga hasi. Usacingemo Bangladesh VPN. Uri kubibona? Urasacingamo Bangladesh VPN. Ngewe muri App Store nayo bama. So wowe ukoresha Android, hano mise nkushyiriraho screenshot y'uburyo iyo app uri bukoreshe isa. Numara kuyestaramo, urahita ushaka server ya Bangladesh, abari ushyiramo uhita connecta. Hejuru harahita hajya akagufuri. Nkuko tubimenyereye tudownloadinga za makadamu, ego haza akagufuri kakwereka ko VPN yagezemo. Ze hahandi uhitemo ukore withdraw, uzuhitemo Bangladesh mu bihugu. Ubwo tayari hano twe twageze mu gihugu cya Bangladesh, agafunguzo niba kari hejuru. Pastingemo ya address yawe, uhita ukora confirm, ukore confirm withdraw. Nurangiza biraba byarangiye. Arahita agenda, hano nawe hasigare hari pending. Nubisoza bino biraba byarangiye, nawe birasigara biri pending. So guys, ni video nari mbafitiye uyu munsi. Mwakoze cyane kubana natwe. Ciao, hasta vista. Kandi ntiwibagirwe gukora like, comment, share na subscribe. Ni inkunga ikomeye cyane, kuko iyi video nari nzi ko muyikeneye, niyo mpamvu mise nyikora vuba.